dutangiranye n'umubyeyi wari uhagaze ku kiraro yarateruye akana mu ntoki. Ikigaragara cyo nuko yari amaze no gukora ubukwe. Muri ako kamanya yahise arekura ka kana, hahita haza marayika ku ruhande w'umugabo, arangije ahita ahuha igiti cyari kiri ku ruhande, aragihuha n'imbaraga nyinshi, ishami riravunika rihita rigwa muri ya mazi, ka kana karagenda kituraho. Umudamu yakomeje guseka cyane, ubona ko nta kintu binamubwiye kandi ubona ko anishimye kandi kano kana atagashakaga. Umudamu yahise yigaragara agenda, akana gakomeza kugatembera kuri rya shami ryaguye mu mazi, ariko umumarayika aravuga ati ko byamera kose reka nkomeze ngende njye gushaka ubutabazi. Akana kakomeje gutembana na ya mazi, gakomeza gutemba, marayika muri ako kamanya ahita acaho. Yahise aza mu muhanda yirukanka cyane, ahita yitambika imodoka riri aho ngaho, ahita akoresha imbaraga ze zidasanzwe, ahita yihagarika. Muri ako kamanya akimara guhagarika ya modoka, umugabo we wari utwaye iyo modoka yahise yikanga cyane, ahita avuga ati uko byamera kose uyu mugabo ndamugonze. Umugabo yahise ava mu modoka ajya gukingura ngo arebe ibibaye. Akimara kugera hanze arebye marayika aramubura, arangije arebye ku ruhande asanga imodoka ye nta kintu yabaye. Marayika yahise yongera aramuhamagara, ajya ku ruhande aramubwira ati ngwino njye kukwereka ibibaye, umwana wawe niwe mbonye umudamu wawe amutsa mu mazi, atariko ngwino nkwereke nawe wirebere wihera ijisho. Marayika yahise yereka wa mugabo wari utwaye imodoka inzira. Akimara kumwereka inzira, umugabo agenda akurikiye marayika. Ngaka kana karacyatembana ya mazi aracyakomeza kugatembana. Marayika yahise aza yereka umugabo mu mazi ati dore reba uriya ashobora kuba ari umwana wawe. Umugabo yahise yirukanka cyane atarwambaye. Akimara kwirukanka disi ahita agenda yiruka cyane ajya gutabara ka kana. Yahise agenda yihuta cyane n'imbaraga nyinshi afate ka kana kataramara kurenga. Yahise aterura ka gapucuri ke. Akimara kugaterura arakiyegereza, yaranagakundaga cyane. Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Yahise azamuka muri ya mazi. Akimara kuzamuka muri ya mazi ateruye ka kana, ubona ko disi umugabo yakundaga kano kana ke, ahubwo nawe biramutunguye kuza kakaroba mu mazi. Umugabo yakomeje kuva muri ya mazi. Akimara kuza yihutsa cyane, akomeza kuza asatira umwana, akomeza kuza asatira wa mumarayika, ariko marayika disi akomeza kumubwira ati urakoze cyane, ndagushimiye kuba ari wowe unyeretse kano kana kanjye kandi ukaba umutumye ngatabarira igihe, urakoze cyane. Marayika nawe aramubwira uko byagenze, amubwira ko ari umudamu we washatse kuyemukira kano kana. Umugabo yakomeje gushimira marayika, akomeza kumubwira ati ibintu nkoreye n'ibyishimo kandi ndabishimye kandi ndabikunze cyane. Umugabo yakomeje kubwira marayika, akomeza kumubwira ati urakoze cyane, reka ngushimire kubwa kino gikorwa unkoreye cyo kunyereka umwana wanjye. Marayika yakomeje kumubwira ati wicunge, ahubwo umugore mudamu wawe nawe atazakugirira nabi. Twahise tugaruka ku ruhande, yibuka ibindi bintu yakoreye umugabo we yari arimo yubaka aho hantu yari yambiriye ku mugozi, arangije uyu mudamu burya nta keza ke. Tugarutse ku ruhande gatoya, yahise aza atangira kwigira nyoni nyinshi kuri wa mugabo wari urimo wubaka, amenya disi nawe ashaka kumuhemukira. Umugabo yari ari mu mugozi aho ngaho, n'ibyo arimo yibuka amenya byabaye. Yararangije ahita afata uko bimeze kose atangira kumwibwirishwaho neza. Ikigaragara cyo nuko uyu mubyeyi nawe ashaka guhemukira no mugabo. Yahise aza kuraho imakasi vuba vuba, avanaho icyuma, atangira gukeba wa mugozi uriho wa mugabo. Yakereye wa mugozi, umugabo aramanuka disi ahita abanza agatirigongo, ahita yitura hasi, ahita yangirika cyane. Umudamu akomeza kwishima cyane, akomeza kunezerwa ati n'ubundi ndamaze. Yahise ajya kumanuka ngo arebe niba wa mugabo akirimo akuka, disi ngo arebe niba disi ibyo yifuzaga abigezeho. Ariko mu by'ukuri ntago umudamu yari yifurizaga uyu mugabo icyiza. Umugabo yakomeje kuza. Hari undi mugabo mugenzi we wahise aramubwira ati nk'ibi ngibi ukoze ni ibiki, utubitewe n'iki kuba wakora ibintu nk'ibi ngibi. Yamukozeho disi ngo arebe ko yaba akiri guhumeka. Umudamu yari agihagaze aho ngaho agira ngo arebe uko bimeze. Yaje yijijisha, akimara gutambuka ati reka njye kureba ubufasha. Hari umugabo wari uri mu nzira aho ngaho, ikigaragara cyo ashobora kuba yari nk'umufande cyangwa se yari umuturanyi. Yahise amugonga muri ako kamwanya, amwigiraho nyoni nyinshi, arangije amutorera ingofero ye. Ikigaragara cyo nuko yamukundaga kandi uyu mudamu atakundaga umugabo we, ahubwo yashakaga kumuca inyuma. Ibi nibyo wa mumarayika yabwiye wa mugabo ati nawe nutitonda uriya mudamu wawe azakurangiza. Umugabo yahise amushimira disi, abamusomye ku kaboko, aramubwira turakoze kuba kandi unyihanganishije kandi ku byari bibaye, oya nta kibazo. Ako kamwanya disi umudamu yakomeje kumutekereza, amubwira ati n'ubundi ngenda kwikundira, ati kandi ndifuza kuzana gusura kandi tukaba twanahura tukanaganira. Umugabo aramubwira ati ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo tujyane kwa muganga mwereke umuntu tujyana gusura. Bahise baza gusura umugabo we, babona wa mugabo
ari neza umugabo we, babona wa mugabo we ari muri bomboni ntabwo abasha guhumeka. Baraje basanga umugabo ari muri bomboni. Umudamu akomeza kumubwira ati uko byamera kose uyu mugabo n'ubundi araza kumera neza, muraraza kumera neza nimuze kugira ikibazo. Kandi wibuke neza ko uyu mugabo uri kwa muganga uri muri bomboni nta keza mwifuriza ndetse nta n'ikintu kizima mwifuriza. Ako kamwanya yakomeje kubwira wa mugabo, akomeza kumutekerereza uko ibintu bimeze, ariko umudamu we ntiyakomeza kubyitaho. Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Uyu mugabo yakomeje guhita ahobera wa mudamu, aravuga ati uko byamera kose umugabo yaratangiye gukanura disi, ubona ko bo bogiriye mu byishimo byabo, ariko umugabo ari muri bomboni ntago yabasha kubona, nta nubwo yabasha no guhindukira. Umudamu yahise avuga ati uko byamera kose reka nze ngira ibyo nitaho, wowe ndabizi neza ko tuzabana. Barakwereka wa mudamu yahise azana wa mugabo we, amushyira mu kagare bukeye, asa n'umutembereza ngo amumenyereze kubera ko yari yamaze kuvunika izosi, ubona ko bari banamushyizeho n'ikintu. Yahise amufata, ikigaragara cyo nuko atamushakaga, yamuzanye hafi aho ngaho agira ngo disi amuhohotere. Byarangiye amusunitse mu manga, amutsa mu manga ndende cyane, n'akagare karavuga ati n'iki kigare cyawe utazagaruka nacyo nimujyane. Yahise amusunika disi, ubona ko atamukundaga kandi atamushakaga. Nguyu wa mugabo wari urwariye kwa muganga uko byarangiye. Iki ni ikigaragara ko ashobora kuba afite imipango yindi agiye kubasha kuba yajyamo kugira ngo ajye kwibanira na wa wundi. Yahise agaruka bwangu yihutsa cyane, akagare gasigara aho ngaho ipine yikaraga. Disi ubona ko babuze uko babigenza. Ibi ni iby'icyo igaragara cyo marayika yararimo atekerereza uyu mugabo watoraguye kano kana. Ikigaragara cy'uyu mumarayika ashobore kuba yari umugabo w'uriya mudamu urimo ukora bino byose. Ibi ni marayika uri kubimutekerereza uko byamugendekeye, nuko yashatse kumwica, nuko yabikoze byose bikaba byararangiye n'ubundi amukuye ku isi. Ariko marayika akaba yaragarutse ari umuntu muzima, kandi disi uri kugira umuntu wese uvugana n'uriya mudamu umugira inama. Umugabo yafashe inzira arigendera. Akimara kugenda ako kamwanya yahise aza mu rugo asa n'ujijisha, afata igikarito kinini cyane agishyiramo kado nziza cyane. Ntabwo tuzi ngo iyi kado ni bwoko ki, ariko icyo tuzi neza ko nawe uraza kugira amatsiko y'ikiri muri iyi kado. Yaraza agitereka ku meza, arangije ikigaragara cyo ni surprise agiye gukorera umudamu we. Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Yararangije arongera yegeka arakinga, arangije arigendera. Muri ako kamwanya tudatinze umudamu yahise aza mu nzu, arangije avuga ati uko byamera kose si umuntu nzaniye kado ninde. Ireka yaravuze ati reka njye kureba iriya kado, nawe afite amatsiko menshi cyane. Yaje yihuta cyane bwangu, ubona ko atarwambaye, agipfundura tayari yahise asangamo kakana. Nabakubitswa n'inkuba, aratungurwa cyane, aravuga ati kakana ko nakajugunye kagarutse mu rugo gate. Umudamu yahise aterura kakana, ubona ko disi anatunguwe cyane, aravuga ati iki cyana n'ubundi komeruka namujugunye, uyu mwana agarutsemo hano gute, ese ninde umuzanye mu by'ukuri? Umudamu nawe byamwanze mu nda, aravuga ati uko byamera kose njye wayubusa n'ubundi singushaka, ndaza kukujyana nongere mite nkuroha. Umudamu yaje yirukanka cyane bwangu, asa n'utarwambaye yihutsa atarajya kure. Umugabo we yahise aza. Ikigaragara cy'uyu mugabo yari yamaze kuvumbura uyu mudamu ko ashaka guhemukira kano kana, kandi ko adashaka no guhemukira uno mugabo, nta keza yaramufitiye. Yaramubwiye ati nshyirira umwana hasi. Umugabo nawe atangira kumubwira ati ko byamera kose shyira umwana hasi, kuko imipango yawe yose namaze kuyimenya, n'ubundi nta keza umfitiye, kandi icyo ushaka ahubwo ni ukunshyira hasi ukaba wanyirukana, cyangwa se ukaba wananyica bikanarangira, cyangwa se ukanyicana n'akana kanjye. Icyo ngaragaza cyo nuko imipango yawe namaze kuyimenya. Umudamu yakomeje kumubwira ati ariko watuje tukabana, ikibazo ufite ni ikihe? Ko mbizi neza ko iyi ari imyumvire yawe ufite, kandi ari abantu bakujya mu matwi. Yaramubwiye ati ko byamera kose wikomeza kunshushubirikanyiriza umwana, ntwarira umwana gakeya, icyo ushaka ndakizi, ndabizi neza ko utanyifuriza neza. Umudamu yakomeje kubwira umugabo, aramubwira ati uko byamera kose nyamara watuza tukabana, ati kubera ko nawe naje kubona ko udashobotse. Yaramubwiye ati mereza umwana wanjye, maze ubundi nawe ufata inzira ugiye ushaka, kubera ko namaze kukuvumbura ko nawe nta keza kawe. Ako kamwanya tutarajya kure, umugabo yari yamaze kumenya imipango y'umudamu we, arangije yari yazanye n'abashinzwe umutekano, bahita baza bafata wa mudamu. Bakimara kumufata, umugabo yaramaze kumubwira ati uko byamera kose niba kujyana ujye guhugurwa, ujye kwitabwaho, kubera ko n'ubundi baca wa muganitsi wararunciriye, none ibyawe birarangiye. Umugabo yasigaranye n'akana ke aho ngaho, akomeza disi kwishima ananezerewe.
umudamu nawe bari bamaze kumutambikana. Hanyuma nanjye reka nkomeze kugushimira nge twari turi kubana, nitwa Nganzo TV Show. Wibuke gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo utazajya ucikwa n'agasobanuye k'ubutaha. Umugabo yagumye mu rugo disi akomeza kwituriza, disi aranaruhuka cyane. Ako kamwanya hari umuturanyi wahisuza umubyeyi wari uri hafi aho. Umugabo aramubwira ati wowe urabona ko aka kana karacyari gatoya cyane, sinabasha kukarera, ahubwo wowe akira kajyane, ubu gafite wenda nikamara kwegera ejuru uzakangarurira. Umugabo disi yahise ahereza uwo mudamu ako kana, aramubwira ati kajyana ukiteho, uko byamera kose kazaba kumugisha kandi kazagira n'igikundiro, kandi ibyo twifuza byose kazabitugezaho. Umudamu we amutekereza uburyo bamaze kumutambikana, ariko umugabo disi akomeza guhagarara aho ngaho avuga ati uko byamera kose ndabizi bizagenda neza. Yakomeje kumutekereza disi ko bigenze, arangije akora mu mufuka, afata udufaranga dukeya yari afite aduhereza uwo mudamu, aramubwira ati turaba tugufasha mu minsi mikeya uzabashe kuba wagira nawe ukundi wigenza. Ati nizajya mva ku kazi nzajya nza nkongerere, hanyuma reka ngushimire we twabanye. Nuko byarangiye disi rero yakomeje kumuhobera, disi aranamwishimira cyane, akomeza kumva ananezerewe, amubwira ati komeza kumfasha ako kana, ndabizi neza ko bizagenda neza. Byarangiye rero umugabo asubiye ku kazi, birangira rero umugabo abonye umwana we atanitaye ku mudamu we, n'umudamu we byarangiye bamufunze. Reka ngushimire rero we twabanye, ukomeze kugira amahoro y'Imana.